buriya biba byiza wa mwana we iyo ugiye gushyingira umwana ukamushyingira mu muryango se. Ndibaza rero twaganira bihagije akambwira igisekuru cy'iwanyu, akambwira ababyeyi bawe mubayeho mute, ukunda iki, muri bantu iki muri make. twebwe urebye turi abantu basanzwe. Komeza mu rugo mbana na mama gusa. asengera muri itorero. Mama ni Katolike. Ubwoko bwanyu koko muri abazigaba, abasinga, abasinga, abega, Abasinga. ngomba kubikora. Tera intambwe ongera tera intambwe, fungura urugi. Mbese mwana he uranezerewe cyane, nitwo guseka gutyo. Nubona rero ugeze mu buzima bundi ukumva wabuze igisubizo, ukabunda ubuze hepfo ubuze haruguru, cyane cyane kuri uwo mukunzi wawe. Iyi ni intwaro ntuzibagirwe, cyane cyane ugiye kuryama nijoro na mu gitondo. Injira 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 winjira injira. Uzafate uheranga uvuga Bikira Mariya, utu twose turangize ndakuramutsa Mariya, ukurikize uvuge dawe uri mu ijuru, dawe uri mu ijuru ku masaro ageze atanu. Abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo isi yarahindutse cyangwa isi yarashaje, ariko iyo urebeshe amaso yawe usanga isi itarashaje, ahubwo abantu bayituye nibo bahindutse, bitewe nuko abenshi cyane biyitiyemo gusenga imana y'amafaranga. Ntabwo bacyumva ko imana ari isi n'ijuru, ndetse ariyo yanaremye umuntu, ahubwo bumva ko amafaranga ariyo yakoze byose. Benshi cyane basigaye bizerera muri siyanse. Ese wowe wirereye cyangwa uko niba urundeze amatwi akanya ubitekerezaho iki? Ngo haye ikaze muri iki kiganiro kigiye kuza ku filimi y'uruhererekane bita Ishapule ya Mama, aho tugiye kugenda turebera akantu kamwe ku kandi kugira ngo tureba ibi bintu bishatse kuvuga iki cyangwa bisobanuye iki. Abenshi twamaze kubona yuko mwirebera filimi murebe birimo mukareba abasitari bayirimo, ariko ntabwo mutekereza icyo abantu umwanditsi yarashatse kuvuga. Iyi si yacu tugiye kwigereranya n'ino filimi tugiye kureba bita Ishapule ya Mama. Mwayikoze muri benshi kandi ni benshi cyane mubona muyivuga, ariko ntabwo mutekereza kuri kimwe umwanditsi yashatse. Ni igiki umukinnyi ari gukina ashaka kubwira abantu? Ese ni igiki abantu banditse bari bashatse kubwira abantu? Ngo haye ikaze uherereye hose, uherereye mu majyaruguru cyangwa mu burengerazuba, amajyepfo ndetse n'uburasirazuba, aho bose tubahaye ikaze. Wowe utwumvira icyo uri mu mujyi wa Kigali nawe tuguhaye ikaze, udukurikirana uri hanze y'igihugu nawe tuguhaye ikaze. Rero nk'ibisanzwe ni muzehe Kongomane, nguhaye ikaze kuri uru rubuga rwanyu. Ibi ngibi iyo tubikora ntabwo ari ukwiganya cyangwa tube turi kuvuga ibintu tutagize, ahubwo tuba dushaka gutanga ibitekerezo. Nawe uherereye udukurikiranye, fata umwanya uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kumenya uko wiyumva n'uko ubitekerezaho. Ubundi n'umwanditsi yashatse kutubwira iki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Inkuru yacu tuyitangirana n'umugore cyangwa n'umukobwa wari uryamye ku buriri, maze imyuka y'umwijima iramwegera, atangira kwisaba imbabazi amuga ati ibyo munsabye biragoye. Inyuma yabo nibwo twaje kumenya yuko burya ibyo bamusamye ari ugutanga igitambo, kandi agatanga igitambo cy'umwana cy'umugabo w'imfura yiwe. Utekereza ko kantu
ubundi kera iyo basabaga ibitambo tugiye mu gihe cya kera basabaga igitambo kigendanye n'umuryango wawe urimo, umuryango wawe ugatanga igitambo kigiye gihuye n'amaraso y'uwo muryango. Ariko uyu nguyu we bamusabye igitambo basohoka umuryango, basohoka n'igisekuru bajya mu kindi gisekuru. Bivuze ngo ibyo ngibyo ni ukurenga imbibi z'abasogokuruza, reka mbyite gutyo. Kubera yuko, reka mbaho urugero, umunsi umwe Imana ihamagara Aburahamu iramubwira ati uwo mwana wawe ndamushaka ujye kuntambira y'igitambo. Aburahamu aramuzamukana ku musozi, ubwo yaragiye kumusogota icyuma, Imana imwereka intama yari yazirikiye mu mahwa yafatiwemo, maze atanga igitambo cy'iyo ntama, umwana arakira. Ari nabwo aka kanya tukivuga ubwi Abisiraheli ariko baturutse ku muhungu wiwe bitaga Isaka. Ibyo ndabizi ko mu bindusha. Rero icyo gihe ntago igitambo cyasabwe agiye kugifata mu wundi muryango. Mwibuka Aburahamu yari yarabyaye undi mwana wa mbere amwita Ishimayeli, yari yabyaye ku mwujakazi wiwe Hagayi cyangwa ku mukozi wiwe. Ariko Imana imusabye igitambo, imusaba igitambo cyo ku mwana w'isezerano. Nivuga umwana w'isezerano ni umwana wari wavutse ku mugore w'isezerano wa Aburahamu bitaga Sara, wari warahindutse imbere witwaga Sarayi. Muribuka izo nkuru cyane zivuga mu itangiriro mu bice bya mbere. Nyuma yaho Imana imaze kumuhereza igitambo, amaze kugitamba yamuhaye isezerano. Ariko uyu munsi turi kuri filimi bita Ishapule ya Mama. Iyi shapule ya Mama rero uyu mugore yashatse gutamba igitambo, ariko ashaka gutamba igitambo givuye mu muryango wiwe kiri hanze y'umuryango. Ubundi ahangaha igitambo cyiwe cyaba ari igitambo cyejejwe, cyakagombye kuba ari igitambo kiturutse mu muryango wiwe, mu maraso yiwe no mu gisekuru cyiwe. Imbaraga z'umwijima akenshi na kenshi zirakora, nubwo benshi cyane urubyiruko rw'iki gihe tutabyemera, ariko imbaraga z'umwijima zazamutse ku isi. Urugero reka ndubahereze. Iyo urebye urubyiruko bw'iki gihe usanga ibyaba ari ukwishimisha. Utanywa amayoga ugasanga anywa ibiyobyabwenge, utanywa ibiyobyabwenge ugasanga azwiho kuba yarasambanye n'abakobwa benshi cyane cyangwa yarasambanywe n'abasore benshi cyane. Dore yuko basigaye bavuga yuko ngo umukobwa ushyingiwe ari isugi iwabo baba baroga. Icyo ni ikimenyetso kitwereka yuko isi igeze ahantu habi. Iyo birebye usanga yuko ibintu byose Pawulo yavuze ko byo mu minsi ya nyuma bizaba biriho, ko abantu bazaba bakunda iminya kurusha ibindi, bakunda ibintu bibanezeza. Abantu benshi cyane uzaza bumva bavuga ngo tugende ku gasozi kamwe niko twasanzeho Imana, abandi nga kandi abandi bajye ku kandi. Ubu ni umugani Yesu yari ari gucira abigishwa biwe. Mu nyigisho yagiye abigisha ibihe by'iki gihe nibyo tugezemo. Ni ukuvuga ngo umubyeyi abyara abana biwe, ariko abana bakihitiramo inzira zabo, bakikorera ibibanezeza. Ariko igihe kimwe umukozi w'Imana yaje mu nzu ya Eli, maze aramubwira ati genda uburire Eli abana biwe yuko bazanye ikizira imbere y'Imana bitewe nuko yanze kubahana. Maze Eli Imana iramuhana. Imyaka yiwe irayegeza hafi, maze Eli apfa vuba. Bibiliya ntabwo tuzi icyo yari ishatse kuvuga kugeza aka kanya. Benshi cyane iyo tuyisomye ntabwo tuyumva neza, n'abayitwigisha bagiye kwitwigisha bayitwigisha uko babyumva. Urebye iminsi turimo twakagombye kuba tuvuga ngo isi iri kwirangira cyangwa isi yararangiye, ahubwo Antikristo yarazamutse. Turebere muri ino filimi yacu. Uyu mukobwa tumenyereye ku mazina ya Fabiola, akaba ari n'umubyeyi w'umwana bita Uwase. Uwase akaba yarakundanye n'umusore bita Dani. Dani akaba afite mama w'ubusenga mu idini rya Katolike. Ibi ngibi bishatse kutwibutsa iki? Bishatse kutwibutsa ko kera n'ubundi mbere y'uko ubukristo buza ku isi habanje kuza abakristo ariko b'abakatolike. Akaba ari naryo torero rya mbere cyangwa idini ryashinzwe rya mbere ku isi, ari naryo twakuyeho gukizwa. Abenshi cyane basenga aka kanya bajya bibuka ko Katolika ariyo ya mbere. Ikimenyetso cyabo kibaranga ni ishapule. Iyo bari kwambaza Imana mu masengesho yabo usanga bari kuvuga rozari, kandi iyo bavuze rozari aba ari ishapule ifite amibukiro arenga 2. Njyewe ntabwo mbizi, ariko we niba usengera muri Katolike twandikira igitekerezo tubwire ukuntu biba bimeze kugira ngo duhuze kwemera kwacu. Uwase yavutse mu bantu bacuragura cyangwa mu bantu baterekera, bakorana n'imyuka mibi, reka tubyite gutya, cyangwa bakorana na ba nyabingi nk'uko iki gihe babivuga. Ariko iyo tuvuze nyabingi twirengagiza yuko iyo nyabingi izina ryiwe ryaturutse kuri izina rya Nyabinshi, akaba yari umukobwa wabayeho mu mateka y'u Rwanda.
hagize umuntu ufite igitekerezo wacyandika, kimwe n'uko utarakoze subscribe ugomba kuyikora kugira ngo uzakomeze ubone ibiganiro bitandukanye. Uyu mumama rero amaze kubyara umwana wiwe nta kindi twagiye tubyibonera ibitambo agiye atamba mu gice cya mbere. Yafashe umwana w'uruhinja awuhindura urukwavu maze ararurya ari rubisi. Bishatse kuvuga ngo yuko iyanywe y'amaraso imbaraga zikomeza kuzamuka ibitambo by'atamba. Abantu benshi cyane bakiziritse ku muco wa kera wa gakondo, bamwe babikora neza abandi bakabikora nabi. Ntabwo tubizi wowe ko imyemerere yawe, niyo mpamvu tugusabye gutanga igitekerezo cyangwa ukatwumva neza kugira ngo tutagira ngo uwo tuza gukandagira ukwemera kwe bikaba bibi. Uyu Uwase mu rukundo rw'iwe ntabwo yashatse kugendera ku migenzo ya mama wiwe, dore yuko Uwase afite inshuti yisengera Imana, dore ko yanamushyiriye wa mukecuru usenga ari we Mama Dani. Mu gihe Mama Dani yabonekekaga na marayika bibwe umukobwa wiwe, Keira ntiyabyemera. Tutekereza ibintu byinshi cyane. Ni iyihe mpamvu umubyeyi yakuze akabyara abana biwe ntabatoze gusenga ngo bakore bakunda gusenga, ahubwo bagakura bamurwanya, barwanya umwuka wera? Ubundi icyaha gikomeye cyane mu isi dukora ni ugutuka mwuka. Iyo ututse mwuka wera uba wirengagije unahinyuye imbaraga zose z'Imana yatakaje ku muntu cyangwa ku bintu byose. Uyu mubyeyi yabyuka buri gitondo asengera abana biwe, cyane cyane uyu Dani ari we n'Imana yamwihaye iyerekwa rikomeye cyane ko umwana we ari mu bibazo, kandi koko ibyo bibazo byiwe nuko umwana we agiye kubitanga. Twibuke rimwe umunsi umwe uyu Dani yagiye gusura umukobwa asanga nyirabukwe mu rugo, reka tumwite nyirabukwe, maze arangiza azana ikawa arayikoroga. Amaze kuyikoroga umuhungu abura ubwenge, akajya abona inzugi ziri kukinguka. Icyo tuni turebera hamwe turabona yuko yari amaze kutangiye gushika roho yiwe ayohereza ikuzimu. Ariko bitewe nuko mama wiwe ako kanya n'umukobwa wiwe bari mu masengesho, isengesho ryarazamutse rigera ku Mana, maze Imana ihindura ibihe. Imaze kurihindura ivunjamo imbaraga zikomeye cyane zagiye guhangana na nyina Uwase. Mu gihe Uwase yari yicaye ari gusenga, amaze kubona umutima mwiza, batanye no kumuha intwaro ikomeye cyane abakatolike bitwaza cyane cyane, aho uzayisanga hose ni nacyo kibaranga. Nibwo rero Imana yafashe imbaraga z'ababi zihinduramo imbaraga mbi cyane, maze irazigira zero. Izi mbaraga z'Imana zirakora. Nibwo Devu cyangwa Dani, impamvu mvuze Devu nuko tumumenyereye ku mazina atandukanye nka Devu, ari naryo akoresha cyane cyane mu mafilime atandukanye agiye agaragara, nko Mama Yahati agaragara yitwa Devu, muri The Devil yagaragara yitwa Devu, mu zindi komedi yagiye agaragaramo ni Devu, ariko ubu ngubu yagarutse yitwa Dani. Reka tuributse ko ino filime igitekerezo cyayo ari Dani wagikoze cyangwa uyu Devu. Producer wayo twabibutsa ko ari inshuti ya Nick, tumumenyere ku mafilime menshi cyane atandukanye nka Kiramani. Ariko ibyo ngibyo si byo naje kubabwira, ahubwo naje kubabwira yuko mino minsi ibintu byose biba biri gukinwa muri filime biba bitanu no bihurira. N'uburebe urasanga abantu benshi cyane bakorera amafaranga kurenza gusenga, ndetse abandi no mu nsengero usanga bari kuyakorera, aho umuntu usanga iby'umuhamagaro byararangiye ahubwo bari gukorera amafaranga. Ntabwo tugiye kuvuga kuba pasiteri kubera ko ni ngombwa ko bagomba kwiga bakigisha abantu ibyo bize, kubera yuko umuhamagaro warangiye ari ifaranga riri gukurikirwa, kimwe nuko abantu benshi cyane bibagiye Imana yabo basigaye basenga amafaranga. Reka nizere ko aka kantu muri kukumva kandi mukakumva neza. Uyu mukobwa Uwase rero we yiyobokeye mu masengesho mu gihe umuryango w'iwabo. Umuririmbyi waririmbye ngo ndi umukristo, ni indirimbo tuzi neza iri mu gitabo cy'indirimbo cyangwa tukita igitabo cy'indirimbo z'abarokore. Uyu mukobwa bavuga yuko ari wo muri Suwede, yari afite papa we wakoreraga ibiyobyabwenge, mu mbabarire wakoreraga ibigirwamana. Umunsi umwe rero bagiye gutamba ibitambo, uyu mukobwa aravuga ati ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Baramutwika, aririmba iyo ndirimbo kugeza igihe yarinze apfa, ashiramo umwuka avuga yuko ari umukristo. Byarangiye ise amaze guhinduka. Nukubera iki uyu Uwase na Dani urukundo rwabo rugiye kugeragezwa n'imyuka mibi? Kubera iki Dani bagiye kumusaba gutandukana n'umukobwa kugira ngo ubuzima bwe bukire? Nukubera iki urukundo rutatsinda byose kandi Bibiliya itubwira yuko urukundo ari ikintu gikomeye cyane? Uyu mukobwa mushiki wa Dani we wanze kujya yumvira ababyeyi biwe gusenga, washyize amafaranga imbere. Bishatse gusobanura iki kuba iki gihe? Ari iki gihe umwana aravuka akavuka icyaze ari gushaka amafaranga kurenza gushaka Imana. Kandi bavuga yuko abatubanje bavuga yuko iyo ufite Imana n'ibindi byose uba bifite, kandi wanareba abakire bose babayeho n'abakire bavugaga yuko bari bafite Imana. Nujya kureba ku batunzi uzasanga nta mutunzi wigeze gutunga ibintu bikomeye cyane ku isi warigeze ubaho cyangwa uzanabaho warenze Yobu.
kuko Yobu Bibiliya tubwira yuko ibintu bye byashizwe kubera kubaha Imana, maze Imana igiye kumugarurira ibintu byiwe irabikuba, abo wa kabiri ndetse abana biwe ni nawe wagize ibintu byinshi cyane ku mwami. Bishatse gusobanura ngo iyo wubashye Imana n'umutima wawe wose, Imana iguha ibintu byose ukeneye. Nizere ko aka kantu kukumvishije. Reka mbabwire iki kiganiro nangisoreje. Turakomeza tugezeho ibindi biganiro bitandukanye cyane, we nukureho urushinge. Iyi ni Big Kingdom Empire. Yari Gasayeye Mzee Kongomani ntawango na bose. Kora subscribe kugira ngo uzabone ibindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.